umwadeperi wigeze kujya kubwiriza ahantu yabwiriza pasiteri akamuhamagarira polisi ngo nize mufate Riziki buriya mu bantu nkunda Riziki nawe ndamukunda cyane kuko avuga Imana imurimo ntajya aca ku ruhande ntajya abeshya ntabeshya ariko nawe buri ushobora gusanga akoze ikindi ni ababyeyi batwite maze igihe kinini mbasengera ushobora kuba utarakoze amasengesho hari n'abantu nitangiye ndayakora jyewe hari abantu nitangiye ndabakorera amasengesho ndayabakorera muhumure naho mwagize intege nkeya ntimuyakore ntabwo ari uko mwabyanze nta nubwo ari uko mwapinze Imana ibyo yavuze ahubwo Imana amahoro igiye kubagira neza narayakoze cyane cyane nayakoze mu bice bibiri bitandukanye nayakoreye abantu barwaye abantu bafite uburwayi bwa buri munsi bagomba kunywa imiti buri munsi bagomba gukenera gusasira ya miti banyweye abantu nibo nayakoreye ndongera nyakorera n'abadamu batwite buri mudamu utwite ntabwo yakora amasengesho y'iminsi 3 ngo yarangize namwe imisozi abamuvumo bagira bate ihangane mu rugamba nuko bigenda kandi buri urugamba turwana ntabwo ari urw'uyu mubiri nta n'urwo rw'amasasu ni urugamba turi abasirikare ba Yesu nzi umusirikare ku rugamba nyine amerate twebwe baraturasa ntidukwebe twakwepa duteze bazaturasa ntibizatugeraho baturasa amagambo baturasa iki ibyo rwose nibashaka birorere. Yego urakoze cyane ukomeje gusobanura ibintu byinshi abantu bari bamaze iminsi bibaza ariko njya nibaza uyu munsi nanone ko tubona abantu bamaze igihe kinini bashakisha ikintu cyitwa umugisha w'urubyaro barawubuze. Ese mu by'ukuri hakorwa iki hasengwangana iki kuko ubuhanuzi njya mbwumva abantu barahanura bakavuga ngo nakazabyara tukabitegereza tukabibura nawe ukavuga uti njyewe nasengeye abantu ndetse kandi mfite ubuhamya bwabo bagenda bambwira ko babyaye neza. Ni gute udashobora kwikorera umutwaro usengera aba bantu bafite ikibazo cyo kuba barashatse bifuza kubyara ahungu nakobwa ariko bikanga? Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo mwese nimugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Nkuko mubibona rero turi kumwe n'umukozi w'Imana kuri uyu munsi, reka tumwakire. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho. Yesu ashimwe. Yesu nahimbaze. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni makeya maze iminsi intambara zitoroshye buri muntu uri muri iyi si agomba guhura n'intambara nyinshi ibimurwanya ntabwo byabura ngira ngo urabizi ko maze iminsi nkubwira ko ntameze neza kuko ikibazo nari mfite ariko uyu munsi se cyaba cyaraje gukemuka? cyakemutse neza ariko maze iminsi ntameze neza. Abantu bari bazi ko dukunda kuvugana cyane bakabona ntabwo ntibavugisha cyane, ntabwo ari n'ibibazo nagiye mpura nabyo ntabwo byoroshye muri ubu ubuzima umuntu ahura na byinshi, abamutega imitego, abagira ibiki. Ibyo rero nibyo narindimo nibyo nagira ngo mbwira kudukurikira abakurikira ikiganiro cyacu yuko no muri iyi minsi ishize mu cyumweru gishize cyose icyumweru hafi n'igice nahuyiremo n'ibizazane byinshi ngenda mpuriramo n'imitego Satani yari yanteze ariko Imana yabanye nawe ndashima Imana ko byakemutse. Imana ishimwe ko byakemutse kuko twese twifuzaga ko bigomba gukemuka cyane cyane ko natwe ntabwo twicaye ahubwo twakomeje gusenga Imana muri iki gihe no guhekana mu buryo bw'umwuka kuko niko Imana iba ibishaka. Ariko nanone tugashima Imana iyo umuntu
ahuye n'ikigeragezo ariko agashobora kukivamo kitamukomerekeje, aba ari ishimwe rikomeye. nshaka kubivuga ko cyane ukumva ko byoroshye ariko birakomeye cyane, ntabwo byoroshye, ni urugamba rukomeye cyane. Ntabwo ari urw'inzara, ntabwo ari urw'ibindi, ariko ni urugamba rukomeye, ni urugamba rukomeye rutoroshye. Hari abantu nagiye mbibwira kenshi, babashije kumbaza, nagiye mbabwira ikibazo mfite mu rugo, barabizi bamwe barabizi, inshuti zanjye nagiye mbabwira, kuko Satani iyo yigaragambije aba yigaragambije, ariko Imana niyo ishoboye byose. Ndashima Imana rero ko hari icyahindutse, ndashima Imana ko yabanye nanjye, nabo nabashije kubibwira, Imana yabanye nanjye kandi iranshyigikira, irandengera. Ni byiza rero, ndabishima ko byagenze neza. Imana amahoro ihabwe icyubahiro. Reka tubanze dusenge Imana mbere y'ibintu byose. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana ikiranuka, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Turakwinginze kugira ngo Uwiteka ubane natwe muri iki kiganiro, Umwuka Wera azabane natwe kandi uburinzi bwawe butugereho, mu izina rya Yesu Kristo. Dusabiye umugisha abadukurikiye bose ngo bagirire neza, kandi n'abazadukurikira ikindi gihe nabo ubahereze umugisha wawe. Duhamagaye imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo, duhamagaye ubwiza bw'Imana, icyo duheje n'imigambi ya Satani mu izina rya Yesu. Sekibi natsindwe, n'ingabo ze zose n'imigambi ye yose turayirukanye kwa jina na Yesu Kristo wa Nazareti. Turakwinginze Uwiteka we, udukurikiye arwaye atangire yakire gukira, udukurikiye ashonje mwami mukomange ku mutima, umwibutse ko kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ndabizi ko hari abadukurikiye bari mu bitaro, ndabizi ko hari abadukurikiye bari mu ngo, hari abadukurikiye bari mu bibazo byinshi bitandukanye, ariko ndasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Mana ubagirire neza, ubatabare, ubarengere. Ubwiza bw'Imana buganze kandi butegeke, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Urakoze cyane rero ko uyu none wongeye kudutumira kugira ngo tuganire, kandi tuganire ku by'uru rugendo, cyane cyane ko iby'uru rugendo ntabwo byoroshye, kuko ni urugendo bigaragara neza ko mu buryo bw'umwuka abenshi bagenda barushaho gusitara, ariko twizeye neza ko Yesu Kristo atubereye maso kandi niwe nyir'umurimo. Waruvuze ku kibazo wari umazemo iminsi, kandi abarokore akenshi tumenyereye ko iyo bahuye n'ikibazo bakakivamo hari ukuntu batanga nk'ubuhamya. Sinzi niba yenda mbere y'uko uza kutugezaho message Imana yaguhaye kutugezaho kuri uyu munsi, nimba wabanza ukaduha ubuhamya yenda bw'icyo kibazo, kumbure ntihabura n'undi nawe waba uri mu kibazo nkacyo, yenda nawe akizera ko nawe igihe kizagera cya kibazo cye kigatungana. Ibibazo hari ni abantu dusenga dufite, ni ibibazo Satani arimo ariho akoresha abantu cyane. Umuntu agakoresha na Pascal cyangwa akankoresha, Satani agakoresha na Pascal cyangwa agakoresha n'undi akaba tugenda ujya ku mukozi w'Imana mugerageze muri ubu buryo, dore ko bimeze bitya, ndashaka ko mbese atagaragara ko avuga Imana, ndashaka ko n'ibyo ngibyo rero benshi basenga barabizi, intambara bahura nazo barazizi, ariko turi abantu kandi buriya turi abantu, kandi kuba turi abantu Imana itandukanya ibyo umuntu uvuga ukuri n'utavuga ukuri. Ejo rero utazagira ngo cyangwa utazahura nawe n'ikibazo nk'icyo nahuye nacyo, umuntu akaba akaza uzi ngo ni umuntu uje umwakiriye nk'umuntu,
ufite ikibazo ahubwo afite ibindi bimugenza, afite ibimuzana. Abantu b'Imana rero bamwe barahura n'ibyo cyane, ariko Imana ishoboye byose. Imana ishoboye byose kandi niwe rurangiza rwa burundu. Imana niyo rurangiza rwa burundu n'ikuraho ibyo byose, ariko ndayishima cyane. Ndayishima cyane, abenshi barabizi, abo nagiye mbibwira ibibazo ndimo barabizi, hari n'abo ntabashije kubibwira bitewe nuko nari ndi mu gahinda kenshi, nageze kubabara cyane kwinshi cyane. Imana inambabarira kuko byangaragayeho cyane, ariko ndashima Imana ko byakemutse. Ari abaje hano babibonye barabizi, ari nabo nabibwiye bambwira se umeze ute iki. Ni ibibazo rero byagiye bimfatanya n'uburwayi, bifatanya n'inkorora, ibicurane, njya kure, ariko ndashima Imana ko byakemutse. Byarakemutse, ndashima Imana ko byagenze neza. Imana yabisoje neza, bisoza amahoro, nubwo hakiri urugamba, ariko nizera ko Imana ishoboye byose. Yego, Imana ishobora byose, nta kibasha kurogoya imigambi yayo. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma tudatinze, mbere yuko nza kuza kuguha umwanya, ndagira ngo tubanze tuganire kuri message uheruka kuduhereza. Yari message isaba abantu gusenga. Nagiye mbona muri comment abantu bose bambwira bati munsengere, abandi bati se tuzasenga dute, abandi bati se amasengesho azaba afite iyihe ntego. Urumva abantu bagiye babaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu ngira ngo tubanze tukiganireho icyo kintu, tumenye se aya masengesho ateye ute, cyangwa se aya masengesho azasengwa mu buhe buryo, inyungu zayo ni izihe, bimeze gute? Kamanzi ubize ku cyo wambarije kijyanye n'abantu bakubaza ngo bazasenga bate, none se nyine umuntu asenga ate? Niyo Imana itubwiye ngo dukore amasengesho y'iminsi 3, hari abayakoze kandi Imana igiye kubagirira neza, niyo nyungu bagiye kubona. Gusenga rero nicyo nagira nkubwire ababaza ngo tuzasenga dute, bizagenda gute. Gusenga no kwiyiriza ubusa, ababikoze barabizi, ariko hari n'abagiye bahamagara nkabasobanurira. Ahubwo hari nk'abagiye bandika muri commentaire tuzasenga dute, tubwire uko tuzasenga. Ntabwo bose ariko badasobanukiwe, ariko hari n'abashaka kugira ngo mbese bakomeze bakuvugishe, ngira ngo hari bumve ibikuvamo. Abo rero rwose nagira ngo mbabwire ko niba wumvishe message yo gusenga wiharabika, wivuga ngo iki, nushaka kuharabika cyangwa ubireke, icyambere nuko mba ngomba kukubwira icyo ngomba kukubwira. Kandi njya numva baca umugani ngo habwirwa benshi hakumva beneyo barabyumva. Rero wowe udashaka kubyumva rwose, ngira ngo ndakubwira abantu ko ntabwo nkunda gukurura umuntu, kandi muri uru rugendo ntawe ukurura undi. Nzakubwira ibyo ngomba kukubwira, ibyo natumwe, nutabyumva ubyihorere. Ibyo uzarenzaho byawe rero byo kumbwira ngo nzasenga nte, ngo ese ubundi hari umunsi tudasenga, kubera ko usenga umbwira ngo nta munsi udasenga, hari ababikeneye. Wowe niba warasenze ukumva ko wagezeyo, wikomeza kugusha abandi. Buriya abantu bandika muri commentaire hari abagusha abandi. Niba wumvishe ikintu cyumva igikore cyangwa ukihorere, byose biri mu burenganzira bwawe. kandi ntabwo mba nicaye ngo ntekereze ngo nze mvuge. Hari abavuga ngo ntabwo ari Imana yagutumye. Ibyo ni ibyawe, menye ibyawe nanjye menye ibyanjye, kandi twese icyo duharanira ni ikintu kimwe. Ushobora kuba udaharanira ijuru ariko ugenda rishaka, ni naryo ndiho mparanira. Niba rero utarishaka, njye ndiho ndarishaka, ariko niba utarishaka wigusha n'abarishaka.
niba ari ugusenga ni ugusenga, niba warasenze ukaba warageze ku byo ushaka, ukaba warageze aho Satani atageze imyambi, irorerere rwose, ariko ureke kugusha abasenga. Hari abantu bananiwe, hari abantu bishakira Imana, hari abantu bayobejwe n'abantu, abo nibo turiho tubwira ngo bagire gute, bagaruke bihane, basabe Imana imbabazi kubw'umubabaro batewe n'abantu, bagatuma bava mu by'Imana. We rero niba birimo, ukaba uzi ko wasenze wagezeyo, niba uzi ko wageze ku musaraba ukaba wumva warasenze ukagerayo, irorerere. Ariko abashaka gusenga bo barahari, kandi n'abumva barahari. Niba udashaka kumva ibikumvisha uzabibona, ibikumvisha uzabibona. Kandi ikindi ngira ngo mbwire abantu, amasengesho abantu bayakoze rwose, Imana ibaha umugisha, kandi nzi neza ko hari ingorane mugiye kubona, hari ingorane mugiye kubona, Imana amara igiye kubagira neza. Hari nk'abantu basenze amasengesho, basenga barwaye, abanywaga imiti y'amadiyabete, abagiraga bate, muhumure, Imana igiye kubakiza, Imana igiye kubakiza. Kandi ikindi, Imana yumvishe gusenga kwanyu, Imana yumvishe umubabaro wanyu. Hari abakoraga akazi kavunanye, ariko baremera baravuga bati reka twemere dukore amasengesho, ababyumvishe bakabikora. Kandi n'abinangiye imitima, ntimuzagire ngo sinababwiye. Hari abantu bakunda kuvuga ngo ntabwo twaje kuri YouTube kugira ngo tuyobye abantu, twe turabwira abantu ibyo twatumwe. Niba rero undeba imbere ukabona ko ndimo nkubeshye cyangwa nkuyobya, ntuzongere kuntega amatwi, uzabyihorere. Nzabwira bumva, kuko abo kumva bo barahari, abo kumva barahari, abo kubwira barahari, abo gukizwa barahari, abashaka ubugingo barahari. Wowe niba ushaka kurimbuka, icyo wahisemo icyo wabibye nicyo uzasarura. Ndacyakomeza kubwira abantu bakoze amasengesho, ni benshi ndabazi, abari barwaye uburwayi bukomeye, Imana yamwe mu muhumure, Imana igiye kubakiza kubw'aya masengesho mwakoze. Ikindi ni ababyeyi batwite, ababyeyi batwite maze igihe kinini mbasengera. Ushobora kuba utarakoze amasengesho, hari n'abantu nitangiye ndayakora jyewe, hari abantu nitangiye ndabakorera amasengesho, ndayabakorera. Muhumure, naho mwagize intege nkeya ntimuyakore, ntabwo ari uko mwabyanze, nta nubwo ari uko mwapinze Imana ibyo yavuze, ahubwo Imana amahoro igiye kubagira neza. Narayakoze cyane cyane, nayakoze mu bice bibiri bitandukanye. Nayakoreye abantu barwaye, abantu bafite uburwayi bwa buri munsi, bagomba kunywa imiti buri munsi, bagomba gukenera gusasira ya miti banyweye. Abantu nibo nayakoreye. Ndongera nyakorera n'abadamu batwite. Buri mudamu utwite ntabwo yakora amasengesho y'iminsi 3 ngo yarangize. Namwe ndagira ngo mbabwire ko nayabakoreye. Imana ibaha umugisha, kandi muzabyara neza nimuhumure. Ariko buriya ngo igihamya kigira gihamya. Niba mbabwiye ko muzabyara neza, amakuru nuko nyafite. Kandi nimubyara neza, mujye mubishyira muri commentaire, mujye muti Imana yabigenje neza ku bw'aya masengesho. Mba ngira ngo nawe bose, n'abapinga n'abagira biki, n'abapinga iby'Imana, arega ikintu kijya gituma ntata umwanya ku bantu bavuga cyane ku bakozi b'Imana, kuko hari abantu basenga by'ukuri, hari abantu bavuga Imana, batumwe n'Imana, iby'Imana yabatumye, ariko abo ngabo ntabwo barimo bemerwa muri ibi bihe. Nibo Satani amagaho bya bitero nakubwiye, ntabwo bariho bemerwa. Ikindi bari abapinga ni babandi badashaka ko abantu bumva iby'Imana yavuze. Utazabona umuntu waruduye ikijambo muri commentaire ngo agira icyo ubona giteretse muri commentaire, ntago ari we. Kuko impamvu tuba turi hano, tuba tugira ngo turwanye ibiturwanya. Nabo rero bari mu biturwanya, nabo barimo. Ibintu bizagutera n'ikibazo ngo uvuge uti se ku cyangaha abantu bavuze gutya, wicare nka Pascal utekereza uti kuki Mugabe bamuvuze gutya, wicare utekereze kuki hariya uriya mudamu ninde ntuza, uriya mudamu w'umwadeperi wigeze kujya kubwiriza ahantu yabwiriza, pasiteri akamuhamagarira polisi ngo nize mufate. Riziki
buriya mu bantu nkunda Riziki nawe ndamukunda cyane kuko avuga Imana imurimo, ntajya aca ku ruhande, ntajya abeshya, oya ntabeshya. ariko nawe buriya ushobora gusanga ni byinshi, buriya nawe intambara bahura nazo ni nyinshi, muri komantere ze intambara ahura nazo ni nyinshi. Ntacogore rero nawe, ntacogore, muhagarara abantu bavuga Imana ibarimo, abantu mwatumwe n'Imana mujye muhagarara muvuge ibyo mwatumwe n'Imana, kandi ikindi ibyo ntibikabaca umugongo, ababavuga abagira ibiki, ibyo ntibizabaca intege, ntibizabaca intege, kuko turimo turarwana n'ibiturwanya. Abantu mukomere muvuge Imana ibarimo, ntimuzakangwe n'abavuga ngo Dororiya nawe ngo arimo aravuga ngo arimo arabeshya. Reka da, abo ni abaca intege. Nawe Satani we ntafite abamukorera, ntawe afite abamukora. Niyo mpamvu agomba kugira gute, agomba guhaguruka bagahagarara, bagahagarara. Hari n'abatuzamukira imisozi, hari n'abo Satani yohereza mu ngo ati genda ujye mu rugo kwa Mugabe, genda ujye mu rugo kwa Riziki, genda ujye mu rugo ku mukozi w'Imana uvuga Imana, ejo uzabigenze gutya, ujye kuri social media uvuge ko wamaze kumenya ibyo nta Mana imirimo. Njyewe hari umuntu uherutse kuza nangaha ahamara iminsi, ariko yari ari muri misiyo. Yego. Ariko misiyo yari naramubwiye ntiwagutumye umubwire ko utazambona. Agiye kuvana ajya avuga ngo vugana n'abagore, ngo vugana. None se nzanjye abagore baratubyara, abagore ni ababyeyi, abagore bagira impuhwe, buriya nta n'umuntu ugira impuhwe nk'umugore. Oya ntawe. Niyo babyeyi banjye mu nyumva rwose, mukomeze mu nkunda, ahubwo mwongereho no kumpamagara, nzajya mbitaba. Abadashaka ko mbitaba, abadashaka ko mbavugisha, abo ngabo bo rwose nabo ntabwo ari berega, bari mu kazi, kandi akazi kabo ntacyo kabonye. Mukomeze muhamagara, abadamu abakobwa mumpamagare rwose, kubitaba ndahari, nzajya mbitaba. Nintakwitaba ubwo mba ndi kuri telefone. Ugana nimero nyine baguhamagara. Nimero ni iriya, ni 0782 96 97 41. 0782 96 97 41. Umuntu arakureba akakuziza ngo ukunda, ngo abagore ngo baragukunda, ngo uvugana n'abagore. Reka bankunde nyine. Ese niba mfite igikundiro cy'ababyeyi, hari abagomba kumbera mama, kuko nta mama nigeze ngira, ntaho renzi. Hari abagomba kumbera bashiki banjye. Umuntu akaza ngo uvugana n'ababiye, ntabuze ntambara rero zo nahura nazo nshuti yanjye, kuva nkigera aho ngomba kugira Imana yankize, nahuye n'intambara nyinshi. Izo rero ntago zaduca intege. Abasenga mukomeze dusenge, dukomeze tuvuge Imana, abandi mubihorere. Waruvuze ku kintu cyitwa umuntu witwa Riziki Chantal, bihuza nuko abantu bamaze igihe kinini bibaza batese Riziki Chantal ko atakigaragara, byagenze bite? Numvise hari akantu usa n'ukwebye ukuntu, sinzi icyo wendaga kumubwira, kuko uravuze ngo ntacike intege. Oya, ntacike intege, abagomba kubwira nababwire, kandi n'ibyo agomba kuvuga bivuge ashize imanga, kuko Riziki Chantal ni umukozi w'Imana. Imana yamuhaye kuvuga, Imana yamuhaye kuvuga ubutumwa, Imana yamuhaye kubwira abantu ibyabo. Imana yaramuhagaritse ngo abwire abakomeye n'aboroheje. Niyo mpamvu wumva ubona avuga akavuga nashize amanga. Niyo mpamvu avuga akavuga ashize amanga. Nababwire rero, naho abamuzamukira imisozi, abamuvuma bagira bate, ihangane mu rugamba nuko bigenda. Kandi buri urugamba turwana ntabwo ari urw'umubiri, nta n'urwo ari urw'amasasu, ni urugamba. Turi abasirikare ba Yesu. Nzi umusirikare ku rugamba nyine amera ate? Amera ate se? Twebwe baraturasa ntidukwebe, twakwepa duteze, bazaturasa ntibizatugeraho. Baturasa amagambo, baturasa iki, ibyo rwose nibashaka birorere. Ahubwo abantu b'Imana bakomeze bavuge Imana cyane, bayivuge ukwiri, bayihamye mu byiza. Ngiye nshima Imana cyane. Niyo mpamvu ubona mba mfite n'agasura kagaragara, nuko ngo abantu baramba ibyifuzo babasengera, ababuze urubyaro bagatwita. Mfite ibimenyetso byinshi cyane.
abarwayi bagakira n'abatarakira muhumure namwe mugiye gukira. Ikibarambiye ni iki, ikibananije ni iki? Abari bafite ibibazo by'abana ku mashuri ntabwo byakemutse. Iki kibateye ubwoba. Mwakomeje ijambo ry'Imana mukareka kumva ababayobye. Umuntu arakuyobya arakujyana hehe? Kujyana kwa Satani. Satani nawe ni inzererezi. Nawe birirwa bagenda bariho bashaka amakuru y'abakozi b'Imana ni inzererezi. So abakora Satani bose nabo ni inzererezi. Bizageze ngo hari ikindi. Niyo message rero nari mfite inshuti zanjye ku bantu basenze amasengesho. Imana igiye kubagirira neza, Imana igiye kubaha umugisha. Ababyeyi mutwite nababwiye ngo mwihangane mugiye kubyara neza. Mugiye kubyara neza kandi muzonkwe. Umva ndababwiye ngo mugiye kubyara neza kandi abo bana nabo mugisha. Narabasengeye harimo n'ababyaye n'abaraye babyaye ijoro. Umunsi yajya tuhita 10 n'ebyiri n'eshatu 14 guhera kuri 12 abantu babyaye neza bose muzandike muri commentaire ko twarabasengeye. Narabasengeye nkitambutse ira message ababyeyi batwite natangiye mbasengera ababyaye neza. Nukuri mutubuye ko mwabyaye neza muhe n'Imana icyubahiro ariko ariko Imana iri mu kazi irimo irakora. Bahe icyubahiro rwose bavuge ko Imana igira neza. Bayibwira abo bose bayibwire ibyo bihanda ntibihandirega. Abantu bayobye abantu bavuga umurimo w'Imana uko utari n'ibihanda. Abantu basebye abakozi b'Imana n'ibihanda. Nibabwire ko Imana igira neza. Abakize namwe mu bivuge. Nimushaka nimukampamagara. Ndabizi umuhamagara muri benshi mumunshimira warakoze twaratwite, warakoze twarabyaye, warakoze twarakize. Mujye mubishyira no muri commentaire n'abantu babibone ko Imana irimo ikora. Kumpamagara ni byiza kumbwira ko ikibazo cyakemutse na gisenge cyakemutse. Ntibibabuze no kubishyira muri commentaire abantu badukurikira mudukurikire mukomeza mushyire muri commentaire. Yego urakoze cyane ukomeje gusobanura ibintu byinshi abantu bari bamaze iminsi bibaza. Ariko njya nibaza uyu munsi wa none ko tubona abantu bamaze igihe kinini bashakisha ikintu cyitwa umugisha w'urubyaro barawubuze. Ese mu by'ukuri hakorwa iki, hasengwangana iki? Kuko ubuhanuzi njya mbwumva abantu barahanura bakavuga ngo nakazabyara tukabitegereza tukabibura. Nawe ukavuga uti njyewe nasengeye abantu ndetse kandi mfite ubuhamya bwabo bagenda bambwira ko babyaye neza. Ni gute udashobora kwikorera umutwaro usengera aba bantu bafite ikibazo cyo kuba barashatse bifuza kubyara ahungu nakobwa ariko bikanga? Ni impamvu iki kidakunda gukemuka? Njyewe nashyize muri rusange ariko ari n'abampamagaye. Abo nashyize muri rusange wenda batampamagaye suko batasamye. Ndabandi mfite ibimenyetso byinshi ndabizi ko bahari batwite. Kandi ikindi hari abampamagaye nabo dufashe gutya na gutya barasamye pe baratwite ubu baratwite. Ibimenyetso bazabibona niba babishaka. Niyo mpamvu nasabye abantu ndababwira ngo abantu bashoboye ku kintu kijyanye n'urubyaro rwose pe mujye mwandika muri commentaire mubwira abantu kugira ngo abantu nabo babibone. Ni byiza cyane buriya ngo ukize inkuba agira ate? Ukize inkuba arayiganira. Ukize inkuba arayiganira. Abantu nabo bajya muri commentaire babivuge ntacyo bitwaye. Babivuge kandi ntabwo ari ngombwa kuri kamera. Ubu nahamagara abantu nk'abana cyangwa 5 bashubijwe ku kintu kijyanye no gutwita. Barahari na message ndazifite n'abarwaye uburwayi bukomeye bakize message ndazifite. Ntabwo rero ntabwo ruko arega ukunda kumbaza ukambaza ngo ko hari abantu ngo basabwe ko abantu basengera ngo bakaba ko basengera bagatwita. Arega igihe ushobora gusengera umuntu Imana itakwizeye ari byo itagutumye ntanakire cyangwa ntanasame nkuko ubivuga. Kugira ngo yakira kubera ko wagize ishyaka ry'ibyiza.
none se reka mbanze nkubwire nibyo nkunda kukubwira ko Imana ikora ishatse ntabwo Imana ihatwa. Aribwo mboneraho n'abantu, hari nk'abantu banyandikira bakambwira ngo ese ngo batubwiye icyo Imana yatubwiye ngo ku byifuzo twaguhaye. Imana ikora ishatse. Gusa icyo nzi cyo Imana ni uko kuri icyo kintu kijyanye n'urubyaro ni uko Imana ije kumara agahinda abantu babuze urubyaro. Amen. Kandi ibimenyetso birahari, hari benshi uzabona bandika batubwiye ati twaratwite, hari n'abantu twaratwite, twaratwise uko mbivuga uko babyumve gutyo. Ariko icyo nzi cyo gusa ni uko icyo cyo rwose Imana ikirimo, n'utarasama niyizere ahubwo ajya kwa muganga rero. ubu rwose ajya kwa muganga arebe aho bigeze ku bwariye amasengesho agiye arebe. Nusanga utarasamye uzampamagare, nimero yanjye irimo mu kiganiro, uzampamagare banayishyire kuri ntuze mwese muyibona. Uzampamagare ngo uti umukozi Imana ashaka ko nsengera nabuze urubyaro, hanyuma ninkusengera nturubone, uzabaze Imana uti Imana ubundi mugabe niwe wakorera, ninjye ukwihereye ubuhamya. Uzabikore. Hari ikindi bashaka kumbaza ko hari n'abandi bantu bari bagiye bagaragaza ko bakeneye ko basengera. Ku kiganiro twagiranye nifuza ko tuzakora n'igice cya kabiri cyavugaga ku mayeri ya Satani arimo arakoresha muri iki gihe kingana n'ay'amezi 3. Abantu bakavuga bati mu by'ukuri ibyo bintu natwe turimo turabibona. Ese wibutse kubasengera ko nzi ko nawe izo commentaire uzisoma? Ngera nsubiremo. Hari ikiganiro twakoranye kivuga ku mayeri Satani arimo arakoresha muri iki gihe cy'amezi 3. Icyo gihe washoboye kubwira abadukurikira amayeri 6 Satani ari gukoresha cyane. Nabonye commentaire nyinshi, abantu barantelefona cyane bambwira bati ibyo bintu bituriho cyane kandi nibwo bigitangira kutwataka, nyamuneka mudusengere. Kandi banansaba ko wazakora ikindi kiganiro, igice cyacyo cya kabiri. Sinzi niba waributse nabo kubashyira imbere y'Imana, cyane ko ari wavuze ku bantu bafite abagarutse cyane n'abantu bafite amadiplome asa naho yataye agaciro kubwuko ntaho badepoza, naho badepoje biranga, nta n'icyo bafite bakora kijyanye nayo. Bakomeje kuvuga ati nyaboneka izi diplome muzisengere. Sinzi niba waba warafashe amasengesho cyangwa ufite muri gahunda. Nakoze ubundi hari ikiganiro nzakora message maze iminsi ntanga, numva ari ibiganiro bigera kuri 4 niba atari 5. Buri kiganiro cyose gifite umwanya wacyo, nzajya ngenda ngiha mvuga kuri iyo message natanze, mvuga n'ibyo Imana igiye gukora. Niyo mpamvu twahereye kuri iki ngiki rero. Icyo nacyo kizagira ntuza yacyo, nzakivuga mu kiganiro cy'ubutaha. Uko byagenze rwose abantu bazagitega amatwi bagikurikire, kandi ndizera ko ni byiza. Ibisubizo byo byenda bifite mu biganiro byose maze iminsi ntanga, ari message z'amayeri ya Satani. Navuze ku mayeri 6 byose, ubusobanuro bwabyo byose ndabifite, n'ibyo Imana igiye kubakorera navuzeho, nabo nabwiye ngo tubasengere. Ibisubizo byabyo ni byiza, muzabona mu kiganiro cyacu kindi cya kabiri. Twariho tuvuga kuri ariya masengesho y'iminsi 3. Urakoze cyane rero, Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Ariko hari ikindi kibazo nagikomeje kugira. Ese bigenda bite iyo umuntu yazamukiye undi umusozi? Ubwo ndabikurana bwo ku kiganiro twakoze, agiye kumuvuma kandi nta cyaha yakoze. Uriya muvumo warangiza ukamuzaho, uriya we n'iki yakora kugira ngo mu by'ukuri abashe gukurwaho ubwo burozi? Kuko njye mpamya ko ntukuroga, sibyo? Aho umuntu ashobora kukureba agafata umwenda wawe cyangwa se akanajyana amazina yawe akayajyana ku musozi akayahamba cyangwa akayamanika mu giti, avuga ati runaka ntazagira icyo ageraho, nk'uko nawe byakubayeho mu buzima bwawe. Ese ubundi umuntu yakora iki kugira ngo acike kiriya kintu ko abarokore hafi ya bose usanga bari gutaka bavuga ngo ninde wahambiriye ibyanjye, ninde wazinze ibyanjye?
cyangwa se wanajya n'ahantu kuba umuntu araguhanuriye ngo ibyawe barabizinze. Nibyo nari ndimo nkubwira ubundi ibyo byose biri mu kiganiro kuko burangiye nkurikiza ko ikiganiro nagiye nkikora kandi n'ibyo navuze niba bimbaza nabisubiramo ku kiganiro icyo nacyo kiri ku kindi kiganiro. Ibyo nabyo tuzabivuga ku kiganiro cy'ubutaha kuko ubu ndimo ndagenda nsubiramo kuko Imana mu message ni mu gutanga irimo iratanga message igatanga n'ibisubizo byabyo. Niyo mpamvu rongera ngo nabyo tuze kugera gute tuzabivuga mu kiganiro cyacu gitaha. Murakoze message nayo mfite cyane yari kujyanye n'iki kiganiro cy'iminsi 3 twakoze y'amasengesho. Ibindi nabyo muzajya mugenda mubikurikira ari abo bazamukira imisozi ese byagenda bite ari biriya bijyanye no kuba hari abantu hari abafite diplome maze imyaka 10 2 umwaka barize bararangije ariko bakabicaye nta kazi. Ibyo nabyo tuzabiganira mu kindi kiganiro. Nzanye nkurikiranya ibiganiro byose natanze muri cya cyumweru cyashize mfite message zabyo ibisubizo byabyo ndabifite. Imana ibamugisha rero icyo najya ngo tuvuye cyari kuri iki kiganiro. Urakoze cyane ku mwanya wawe uba waduhaye. Niba ufite icyo wongeraho wacyongeraho ubundi ukongera ugatambutsa nimero yawe ya telefone ndetse ukanadushyira imbere y'Imana. Icyo nongeraho mbwira inshuti zacu abakunzi bacu abantu ntibareke kumva amagambo, bareke guha umwanya bavuga, bareke guha umwanya baca intege mu gusenga. Abantu nibakomere bisobanukirwe bamenye ko Satani nawe yahagurutse cyane cyane ku bantu batanze ibyifuzo, ku bantu turimo dusengera, ku bantu dufatanya gusenga. Ndagira ngo mube maso dukomeze dusenge kuko Imana y'amahoro igiye guhaza ukwifuza kwanyu. Ndumva ari kimwe cyo nakongeraho. Ikindi yo nimero yo ni yindi ni 0782 966 9karindwi 41. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi ndabakunda reka dusenge mu izina rya Yesu. Uri Imana ishoboye byose udashoboye ikintu kimwe. Uri Imana irimo gusubiza baguhaye ibyifuzo. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Komeza kutugenera tukugiraho umugisha. Urakoze kandi ukomeze kuduhaza kwifuza kwacu, ukomeze gukiza abarwayi, ukomeze guha ababyeyi gutwita, ukomeze databuja byose ubisohoreze ukwifuza kwawe. Ubisohoreze ukwifuza kwacu. Tugeneze tukugiraho umugisha. Urakoze kandi tuzi ko Imana igiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane we warubanye natwe, tugushimiye ku nkunga yawe yo kuba wateze amatwi iki kiganiro. Iki ni ikiganiro cyiza rero ucyoherereze abantu. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, wandike igitekerezo cyawe cyangwa se nawe niba ushaka kutugezaho ijambo ry'Imana, ubuhamya cyangwa ufite ubundi butumwa bufite aho buhuriye n'iyobokamana, nimero y'Imana Irahari TV urayibona hafi ibigaragara. Waduhamagara ubundi ukaza ugasangiza abantu icyo Imana yashyize ku mutima wawe. Hanyuma rero Uwiteka guhereza umugisha. Wareba ibikorwa byacu ukandika muri komenti ukadusaba ibyo dukwiye gukosora n'ibyo ndetse no kudushima nabyo ni byiza. Wakera no kudutera inkunga nabyo ni byiza. Tuba dukeneye ibikoresho byinshi kugira ngo tubashe gukora uyu murimo ugende neza, cyane ko muri iyi minsi turimo twitegura kugira ngo noneho tujye dukora live, noneho abantu bajye babikurikira ari ibintu biri kuba ako kanya. Niyo mpamvu rero twifuza inkunga zanyu, yaba iz'ubushobozi cyangwa se amasengesho. Ibyo byose ntabwo byatugwa nabi. Yesu Kristo abahereza umugisha. Hanyuma nanjye rero icyo nakubwira, nubwo ndi nyuma ya kamera, gira kwanga icyaha n'igisa nacyo, kuko nta kindi uzakura muri iyi si. Icyo wagakwiye kuhakura ni ukuragwa ubwami cyangwa se ubugingo buhoraho, kuko utazavuga ngo reka mbe nkora ibi nzaba nihana ejo. Ibuka neza ko Yesu atari yaza. Urupfu ruraza kandi urupfu ruratungurana, kandi na Yesu nawe yavuze ko azatungurana. Bityo rero atari yaza urupfu rwaza. Bigutere guhora witeguye kuko utazi umunsi, isaha n'igihe azazira kutujyana. Urakoze cyane rero kwabanye natwe. Shalom.